gatoya naragatekereje babimbwiye ndavuga ngo nzababwira uvuga ngo turashaka kubasingiriza ni igihe cy'imperuka. Amen. Amen. Petero niko avuze amagambo ya Yoheri 2:28. Iyi ni Imana, uyu ni Yesu n'urugero, uyu ni umwuka wera. Nanje hano ndi Petero. Umwuka ngurururuka, umaze kururuka muri Pentecoste ariyo ya minsi 50. Ngo abantu baravuga ngo bangoye inzoga yihira mu Giswahili zivuga ngo wamelewa kwa mvinyo mupya. Inzoga ya gapita mbere. Gapita mbere nakanyanga baza gabacanira ngo kakatsa n'imodoka ikagenda. Kadafunguye kapita mbere. Bati ni kapita mbere banyoye. Ariko ngo Petero wari buzuye umwuka wera. Haleluya. Ngo aravuga ataba muhaye mubona ntacyo banyoye, ndetse ngo zari saze tatabayuda babaga batararya habe no kunywa ntacyo baracisha ku kanwa. Atari kibingibi nibirya byahanuwe n'umuhanuzi Yoheri 2:28. Aravuga ngo hazaba igihe cy'imperuka. Haleluya. Nzasuka umwuka wanje ku bantu bose. Rekaga mbere kizatumwe mpaka gusaba abangana. Imana ngo kuva kuri Adamu yakoranye na Adamu. Iragenda ngwize kugeza iri imbere. Haleluya. Isingiriza Yesu ariko bose ngo bagakora mu mwuka. Yesu nawe arakora icyo cyagahoze gukora n'abana ba Mose. Imana ngo yari yarangije akazi kayo bageze remizi. Haleluya. Amen. Yesu ngo arakora. Nigo handi muzamusoma mu bitabo by'abahanuzi ngo marayika w'Uwiteka. Marayika w'Uwiteka ni Yesu. Amen. Ariko isomye marayika gusa bari marayika gusurya wa mababa guruka. Amen. Yesu nabo ngo arakora umunsi wa Pentecoste agira remize n'umwuka. Haleluya. Nawe aramusingiriza. None ga Petero avuga ati ni igihe cy'imperuka wowicara. Nawe wicara. Aravuga ngo n'icyagihe cy'imperuka. Iyi mperuka naha yatangiriye ni imperuka y'ubutatu, nubwo hari imperuka zacu z'abantu ijambo ry'Imana nta mwanya ngo tubigereho. Ariko uyu mwuka kandi birakomeye ngo hirya y'uyu nta wundi uriho. Uyu mwuka ni uri ku ngoma niwe duhaye dukorana nawe. Sifa kwa Mungu. Kandi uyu ni uzajyana itorero. Ni uri muri jewe namwe, ni uri muri mwebwe nanje n'abandi bose bizera Imana Yesu. Haleluya. Nibo baba ngaba Petero rero ngo yavuze ngo icyo gihe yari yarabivuze Yoheri ngo nzawusuka ku bwinshi abahungu banyu. Bivuga tureze mu magambo magufi cyane, n'abahungu banyu n'abakobwa banyu n'abasore banyu n'abasaza bazarota. Abasaza bazarota, abasore rero kwiko twabisoma mu Ruramango 12. Ati none gani birashyitse. Kambabwire bene data. Uyu ni umwanya natwe twebwe twarakoze. Nkanje jewe nakoranye na Nyabuhunga. Tuvuga aransingiriza. Ni nka Yesu. Nanje none ndabasingirije. Ni remizi yingiye jewe. Haleluya. Imana umugisha. Ahasigaye mwebwe muzazamukana n'itorero natwe turi mu muzuko. Niba Yesu atagarutse none. Imana